ako se icyo cyayi wakimaze urazijya kuri telefone nyuma ariko banze naka message narebaga ahubwo umva haribagirwa ejo bundi ntago wandangirije inkuru atiri muri ubu nawe uri kumbwira wihuta ubicagagura bivangavanga mbwira mwagiye kwa muganga bigenda bite service ngo yanze kuba nziza ariko ngo na nakurate ngo nawe wagiye atari kubyumva neza mbwira byagenze ko nikira munsi rwose wagira ngo nari nacanganikiye kubera ibintu nari niriwemo rega nta no kuruhuka nta niki ariko ngo waruhutse umeze neza mu mutwe nta kibazo ufite washatse wambwira ariko rero nta wangize gasuku wangize n'ukuri nyirasuku ariko reka nkubwire nta kibazo mfite pe tugize gutya tujye kwa muganga uriya nubwo twagiye bose batabyumva yewe ari umwana nawe yari afite ubwoba ku buryo na mama we noneho we sinzi ukuntu nabikubwira twagiye ari nko guforosa noneho tugeze kwa muganga noneho umuganga we byasabye ko njya guhamagara muganga mukuru kugira ngo azaduhe serivisi nziza ariko simiruka batubwira ko nyine nimba umwana utararenza imyaka 18 agashaka ko inda ye bayikuramo nta yandi mananiza bagomba kuyikuramo ibyo ngibyo byose kuki batabyumva wavuze ko twagiye tugasanga umuganga ari umurokore urabizi ko baba batabyumva kandi urabizi ko na nyina wa Karine nawe yego ko man ntabwo yabyumvaga urumva hanyuma se nyine mbwira bigenda bite wambwira ko byabaye birebire rwose none se byarangiye babikoze Chamuzi soriye ngo yaranje ntabwo uzapfa vuba nende ukuvuga usugaye watinze bite Musamba natinze rwose amari kunganiriza. Mama yagorwa cyangwa watubwiye se ko ari kuvugana na Pazi Shawa twumve ngo kugeza ntabwo turavugana. akusha ukazo yemeje nyawe twavuye mu bye turutogamba none mvareka mbabwire tuve muri story nyinshi twatese story nyinshi zihagije dutegereje umuhoza muhaguruka tugende kandi uri kubonebwe twiruke aho mbwira byarangiye gute reka rero mubwire ukuntu byagenze ubwo tugira gutya tuba turagiye niba haba we tugiye dusanga umuganga ni kashi iyo ntaza kuba gisobanukiwe neza itegeko nkunye nige guhamagara umuganga mukuru mbimwereke nawe mbimubwire yewe data we umva nyina wa Karine nawe yari yangarutse arambwira ati ntabwo bishoboka umwana reka tumusubizeyo iyo atabona yuko nsobanukiwe neza itegeko umwana nawe twagombaga guhita tumuzana ntagire igikorwa none se nyine babahaye service serivisi nyine barayiduhaye ariko reka nkubwire rwose ni uguhozaho tugahozaho urumva abana tukabigisha ubuzima bw'imyororokere kugira ngo neza batazajya batwara buri munsi inda zitateguwe urumva birumvikana ariko se ikibazo nyine ni kimwe ababyeyi bose babifiteho ubumenyi bumeze kimwe noneho ikindi cya kabiri n'ababihugukiwemo nabo bahura n'inzitizi y'imyumvire y'imyemerere ku buryo batabasha kuvuga ikintu uko kiri reka nkubwire nibashaka babyumve kubera ko ishyamba si ryeru ibya kera ntabwo ari byo by'ubu urumva ntabwo tugomba kubwira abana ngo nibayeho mu buzima bwa kera kandi atari ko babayeho imibereho yabo atari ko yagenze urumva ibyo nibyo ariko rero natwe ababyeyi dukwiye amahugurwa urabona turacyaho jijinganyaho utuntu tumwe na tumwe tudasobanukiwe yego ariko se ko twakomeje tunywa n'icyayi twenyine Muhoza kadakomariye ntawe uri hano mu rugo ugareza story nese ushaka kutubwira ko mudakunda ko utamukunda Ma nyine sibyo ndamukunda kandi nawe arankunda ko sindamwemerera ngo mubwire yose maze usigaye wirya nese niyo mujama gukunda nawe ukaba umukunda urabura iki Erega mana erega bisaba kwitonda mana umuntu adahubuka kuko hari igihe erega aba gushaka uko nguko kugira ngo afate ibyo yishakiye narangiza gusiga cyaza ufite point ugomba kwitonda wajama b'iyi minsi n'iso icyo mfa namwe ndetse mwabishyizemo ubushishozi mva mubwire ntuzanamo ibintu byo kwitonda izarangira bamugutwaye
ngo bamujyane ubwo ubwo azaba atari uwanjye ubu ntabwo azaba ari Steph rwose. kandi icyo mpfa namwe ni ukwihagararaho ukwihagararaho kwanyu uba mutwaye watangira ngo nkwe Ibyo hashanya ngo uzabaze ko nyine ntabwo yaba ari uwanjye tu. oya se nyambo uransekeje nawe kuri civilize none wapi pe siko wagira ngo umujama ni byose bye reka ntabwo paza ari byose ratamani ugomba kwitonda ugaciringa ukareba umujama nyamujama nanga ko mutanyumva reka tugende mani tuve muri ubwo bugambo. Yaba akakabara se nakawe hari ibirenze mani arahiye ariko bana we nisi bibiri hari ibirenze nasi bigize ikibazo bro cyazora witeguye. muhonge nyambo ndamwemera kabisa mudukuntu yagiye mu bintu nyine abijyamo wese akirengera ingaruka zose urumva dore ikintu mpfa rero n'ubujiji bwanyu ubu murumva ibintu ari ibyaha atari mani ntabwo uba uzi ahantu wagirira ikibazo niyo mpamvu ugomba guhora witeguye kuko aka ngaka mbabwira ukuntu bakita just in case or you never know sore mujye mumenya ubwenge ejo nimwe mwigira za marayika ejo bundi bakabatera inda Umva dutaha bavuga ibigoramye imihoro ikarakara ariko ntabwo wanshubije umukobwa wanjye ari umukobwa wawe se kango yagiye gukora siporo nababyara ntawe wari ntago aryamye gusa kumvikane ku kintu ujya ukurikirana ukamenya neza nimba koko ariho hantu yagiye. ariko papa uzamenya ryari ko umukobwa wawe amaze gukura ubu ngubu urabona ko tugomba kumushyiraho ingenza ngo agende amwambutse umuhanda amenye aho agiye amenye aho yinjiye amenye ko agiye ku ishuri kuko mana ibyo bintu wumva twabishobora erega yarakuze yarakuze ndabyemera nibyo yarakuze ariko njye ntabwo nshobora guteshuka ku nshingano zo kumukurikirana mpa nimero z'abo bana mbibarize numva ko bari kumwe. ariko papa Muhoza wabaye ute koko hanyuma se ubwo ngubwo uramutse umuhamagaye akakubeshya ko ari atagiye kunuza ari ku ishuri kandi atagiye wabigenza gute wabyifata mute umwana ugomba kumugirira icyizere birumvikana wenda niyarama no ku ishuri n'ibiki byose nitumukurikirana ariko noneho nimba ari ahangaha tugomba gukurikirana intambwe ku ntambwe y'ibyo akora. ndabyumva ariko nanone umenye yuko umwana wawe yakuze urumva ikindi cya kabiri ugomba kumuhingamo icyizere akakugira inshuti akakugira inama ukamugira inama erega niyo yanagenda wanamubwiye byose wanabimwigishije ku buryo niyo yagenda akagera iyo ngiyo yamenya ukuntu yabigenza yamenya ukuntu abyitwaramo kubera ko wahora bimubwiye erega huye n'ikibazo ako kanya yahita anadutelefona ntafite telefone ntubizi ariko uransetsa bimwe biteye ubwoba abana b'igihe nimba ari abantu babeshya bambere bariho kuri iyi si n'abana b'iki gihe. oya Muhoza we ntabwo akibeshya pe ntabwo akibeshya asigaye avugisha ukuri uri kunyumva erega ubu ngubu yasigaye anambwira n'inuza n'utubanga twe kubera yuko ubu ngubu usigaye mugira inama aho bishoboka asigaye ambwira n'inuza n'amakuru ubu ngubu asigaye afite n'inuza n'umusheri asigaye ari mu rukundo arewe yego ukaba umuhaye rugari rero. oya ntabwo ngiwe muhaye rugari ahubwo hako papa mu nawe rero utangiye kumbera uwundi none ntabwo wambwiye ngo nimpindure imyitwarire y'ukuntu ndera uwo mwana wanjye uzi ukuntu ibyamubayeho mbere uko namutwaraga none ubu ngubu nahinduye none utangiye no kumbwira gutyo. reka nkubwire mama njye nta yindi mpamvu ituma mvuga gutyo kuko Muhoza muri ino minsi sigaye mbona ntazi ukuntu ibintu bimeze nose umwana arara kuri telefone ijoro ryose twaba turi kumwe ujya ubibona telefone yamuhamagara agakata inyuma y'inzu akajya kutabigiye bimaze kundenga. erega ni ukubera ko atari yakugirira icyizere icyo akoze wowe mwereka yuko ari ikintu kidasanzwe ubundi ugomba kumwereka ko ni ibintu bisanzwe kugira ngo akugire icyizere aho bishoboka ube wamugira inama sibyo dore ni nayo mpamvu nyine yambwiye ati ngewe nageze ku ishuri kubera ko abona yuko nabaye inshuti ye nageze ku ishuri hita nkunda nayo ni umuhungu usibye yuko ntabwo yigeze ambwira izina rye nyine kuki atari kubwiza. Ari amakuru meze neza. Sha amakuru
meze neza. Umeze neza? Cyane Hose. cyane nanjye ndaho umeze neza pe. Nahinje kuganiriza gato kuri Muhoza. Muhoza? Hari ikibazo se? Atinze gute? Erega buriya karibu, we mbona muri inshuti cyane. Hako ngiye mbona neza ndebye Muhoza, mbona ntazi pe. Erega ngiye buriya Muhoza ndamukunda cyane. Ndamukunda ariko we mbona rwose hameze nkaho harimo ikibazo. Ariko nanjye mbona gukunda. Ubona atakureba ukuntu. Erega nanjye nibyo mba ndi kukubwira, nibyo nshingiraho mu by'ukuri mvuga akankunda, ariko sinzi mu by'ukuri niba ari ukunkunda cyangwa se nimfata nk'umushuti in a friend zone, I'm not sure, ntabwo mbimenya neza. Ubwo uretse kwijijisha koko, amaso y'urukundo ntuyabona. Nk'ejo ngo uza kumureba mu rugo. Ubona ukuntu akureba? Aho gusa unyibutse. Muri iriya shosha mwasaga neza. Ariko sha amaso none ari mu rukundo se, hari ukuntu rero ukabona ibintu none bitabamo, hari ukuntu rero umuntu ukabona birimo ariko ukabona none ntabyumva, ukabona rega mwe muganira cyane kundusha. Sha Muhoza yaratomboye. Ubu ngubu ni ukumva kujya umutomora. None se gutomora none yaba yemeraga ngo urebe bite mukubitije n'isi none kila kitu none kimurenge none. Azashya noneho. Cyangwa ubona utazi gutereta ukaba umubeshya ngo atinze kubwira igisubizo. Kadasha erega buriya mbona ubundi yabura gato cyane ngo yemere. Afite ikibazo nuko gusa atakimbwira rega. Byaranyobeye ubundi. Ikibazo? Azakimubaje sinago mwisanzuraho. Reka shaka ari nabyo byihorera sha. Erega burya umuntu ukunda nyanyabyo hari ibyo umubwira n'ibyo utamubwira. Hari gutinya rwose ukavuga ati wapi ntago bivamo ibingibi. Umva rero ngugira inama. Kuko wafashe umwanya wo kumutekerezaho ukamukunda. Muhigiye nawe atekereze nabona ko bikwiye azagusubiza. Ase umwaburi abatekereza yatekereza ibikize. Ni icyo batabona kwera ko nta kintu ntamwereka. Ako se ubundi muza koganije ubuzima bwe bwite. Reka ntabwo ibyo ngibyo ntabyo ajya mbwiraho pe. Narategereje ariko ntabwo nahita mpfa kubimubaza reka. Wimba mbona rwose ntazi. Ntabwo wamenye ikintu kibimutera rero. Ariko kuko nawe agukunda barazakubwira. Reka ntegereze nyine tunasi ko nta choice mfite. Ubwo ngubwo rero babyaraye bahise bamuhamagara rwose ahita agenda atambwiye izina ry'iyo nshuti ye nyine y'uwo muhungu bakundana. Ako mama Karame. ngiye kujya mu kazi ariko ndakoresha ibishoboka byose ntaye kare. Ndashaka kuganira n'umukobwa wanjye muri buno buzima bushya agiye kwinjiramo. Ariko mwanyumviyemo kagira imana mwe. None se gukundana ni icyaha? None se ubuzima agiye kwinjiramo budasanzwe ni ubuye? Papa mworeka rero nkubwire. Nukuri ko Imana wawinjiye mu nshingano zitari zawe. Urumva? Kereka ari umwana w'umuhungu niwe ushobora kubwira ukaba wamugira inama. Ariko ngiye ari umwana w'umukobwa mundekere nanjye ninjye ugomba kugira icyo mubwira. Uracyafite indwara y'imyumvire. Uyoboye ko batubwiye ko uburere bw'umwana bugomba gucungwa n'ababyeyi bombi. Nta kubitererana ngo numwe ngo ugomba kumurera ngo nundugoma. None reka nkubaza ikibazo kimwe. Ubu Muhoza aramutse agize icyabo. Hakagira ikintu kimubaho. Ntago wambaza ngo narindi he. Soko ko ari byo. Koze rwose ko nkebura. Ntago rwose urakoze ko nkebura ukanambwira ukongera ugasa naho unyibukije inshingano z'ababyeyi bombi kugira ngo nyine bazajye bamwereka iby'imbere heza cyangwa babigeho inama bamwereke ikidakwiriye bafatanyije. Reka nibyo nanjye nakubwiraga ntujye ngo nakubwira nabi shere wanjye. Sibyo? Ariko reka nkubwire iterambere we ni ukuri. Bose urabaye iterambere waryemera utaryemera nta hantu uzaricikira.